M23 ikikoze no gukonfirma no guca gasuzuguro no gushyira akadomo kubyo twebwe twibazaga ni no gusubiza bavugaga ngo M23 it's gonna live igiye kuva Goma na Bukavu impossible mathématique ahangaho uyu ruca abana birarangiye nukongera gufata kugaka n'ubutegetsi bwa Kinshasa completely niba ufite igisirikari niba ufite abaturage niba ufite infrastructure zirimo ikibuga cy'indege n'inzira zo mu mazi ukaba ufite banke ubuzima bw'igihugu buba bwarangiye ni wowe uba usigaye ubu monitoring aya ni amakuru mashya agezweho mbazaniye kuri uyu mugoroba. Ibihe byiza kandi umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Sound of Muhabura. Reka twizere ko ibikorwa byanyu bimeze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Reka twizere yuko mwageze mu ngo zanyu amahoro muvuye mu bikorwa byo gushaka ubuzima nkuko tubigenza umunsi ku wundi. Bahaye ikaze ku makuru yacu kuri uyu mugoroba. Tugiye guhera ku makuru hagezweho. Igikorwa kimaze gukorwa na M23 ubu tugiye kwinjira mu bibazo ariko bimwe mu bisubizo biratanzwe ariko twebwe murabizi muri ya gahunda yacu yo kugenda tuganira tugenda twibaza kuri buri gikorwa gikozwe mu karere k'ibiyaga bigari ngo turebe ibisubizo. Abakunzi ba M23 mu nkurikiye niba mufite akanya ni mushaka muhaguruke rwose muze kwegera hino muhaguruke mube mwicinyira kadiho mugire muti intare za Sarambwe zigize icyo zikoze. Ubikiri kwibazwa hari itangazo rimaze gushyirwa hanze na Alliance Fleuve Congo M23 birasa nkaho Kivu zombi zamaze kuba kubwanjye wenda tugiye kubyinjiramo turebe mu isesengura makuru ryacu birasa nkaho batangiye guha Kivu zombi ububasha bwo kuba zigiye kwactinga nka Etat federale cyangwa se nk'igihugu cyigenga leta yigenga bigendeye ku itangazo bimaze donc Alliance Fleuve Congo M23 imaze gushyira hanze. It's a breaking news niyo makuru tugiye guheraho turahera kuri iri tangazo na makuru ageze hanze kuri uyu mugoroba nyuma yuko abantu bakomeje kwibaza batese twakomeje kumva makuru hari abantu mwagiye mukomeza kumpamagara mumbaza byimbitse niba koko Alliance Fleuve Congo M23 bagiye kuva mu mujyi wa Goma. Twakunze kuganira nkababwira ni ntabwo nge ndi gukurura neza M23 Alliance Fleuve Congo niba bava Goma ntabwo ndi gukururaho benda kwerekeza nge narahashakaga nkabura rero mararezo make niyo umuntu yanarebaga akabona ko nibaramuka basubiye inyuma bisa nk'ari amahirwe baraba bikuye mu biganza ashobora kutazagaruka ukundi ariko je nigeze kubabwira ngo turi buze kumva Sadek ivuga ibyivuga twumve Kinshasa ivuga ibyivuga twumve European Union bavuga ibyo bavuga ariko ntekereza ko uwavuga wese nta muntu n'uyu numwe uzagaciro ko kuba M23 Alliance Fleuve Congo bafite Goma mu biganza byabo bafite Bukavu mu biganza byabo. It means a lot kuri wo kuruta twebwe tubibonesha amaso ndetse nago turi na beneficial bo kuba M23 ifite Goma donc uretse kuba kanu kanya duturanye na Republika ya Demokarasi ya Kongo ibintu akaba ari amahoro ya threat hora yahora gishimashima ku mupaka w'u Rwanda na Kongo irasa niyegejwe kure nyuma yaho M23 Alliance Fleuve Congo bigaruriye umujyi wa Goma siritu wanamanuka uno muhora wose w'iki w'umupaka donc uhuza u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo niyo dushyizeho igice cy'amazi kiri controle n'amaboko mazima niko ndaza kubivuga. Ubwo rero abakunzi ba M23 nimwegera hino tugiye kuganira ku kintu gikomeye ni mushaka muze muvuze impundu mukoma amashyi mugira muti nyamara intare za Sarambwe bashobora kuzakora akantu gakomeye. Ndamera nk'ushimira abantu bitewe nuko nyuma yawe mu 23 yigaruye bino bice threat ku Rwanda yaragabanutse abo bantu bambuza kubashimira ushingiye kuki hari abari buze kugira ngo nogeje inyeshyamba buriya kwitwa inyeshyamba ni kimwe cyangwa se kwitwa umutwe witwaje intwaro ni kimwe ariko ibikorwa ukora ubwabyo nibyo bishobora kuguhindurira izina bikanakwambika icyo twita sovereignty cyangwa se bikakwambika ubudahangarwa bikakwambika igikundiro donc bikakwambika n'ikinyuranyo. Tugiye kuza twinjira rero mwanga tuze kureba igihe nikidukundira turaza gucacambo tuzenguruka mu karere k'ibiyaga bigari hose turebe uko ibintu bimeze. Gusa icyo abantu bari kwibaza M23 ari amaze iminsi amakuru acicikana bagira batese birashoboka byaba bigiye gukunda yuko intare za Sarambwe zigiye kuva hano muri uyu mujyi zigaruriye zabuho cyangwa zabohoye bizivunye zivemo zigende. Arababyeyi mwagiye mubinyendeke mugira muti dufite ubwoba u Rwanda twari tumaze iminsi kwihomekera hano Rubavu twumva izo ntera hamwe zitari hafi yo ngiyo ziriyo kuri FDLR none nibasubira inyuma biri buze kugenda gute. Mucyo nagiye mbabwira no mu byo nabonaga mu itoroshi yanjye ubusesengura makuru kubiyanditswe ku byo twumva n'inzego nge nabonaga ko M23 amwe mu makosa batakora
nukurekura Goma ku mpamvu yariyo. Nta mpamvu niyi nimwe ngiye nabonaga ko Alliance Fleuve Congo M23 bashobora kuba bakongera bakarekura ino Goma bikarangira gutyo. Anyway, mbaha ikaze rero kugira ngo tutaza gutinda, reka mikaze abadukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, reka mikaze abankurikiye muri mu bihugu duhana imbibi. Ndabizi ko mfite abantu benshi bankurikira, nabakunze ntabwo ari abafana. Iyo muza kuba abafana mwari kwikomereza, hari benshi bakora nk'ibyo nkora, ariko wenda naho mbashimiye ko mubyumva mugahuza nyine mukareba ibintu bimeze neza. So rero mbafata nk'abakunzi, ntabwo ngiye mbafata nk'abafana. Ubwo cyakora ni munkurikirije mukagenda, donc muzaba muri abafana. Uretse ko nanjye ntazagendera kuri ibyo, ndasabwa kubategurira ibintu byiza bituma muguma hano, kuko nibyo nifuza mbahorane mwamfura mwe, sibyo? Kandi abandi mwifuza kumenyekanisha ibikorwa byanyu, abantu mwifuza kwamamaza ibikorwa byanyu, nimuze ku maboko mazima mbamamanize, nimuze ku maboko mazima tubamenyekanishiriza ibikorwa byanyu. Sound of Muhabura, ibikorwa byawe bica muri video zacu, bica mu nkuru zacu, bica mu biganiro byacu, abakiriya bakugana kuko turi abizerwa. Ushaka ko tukumenyekanishiriza ibikorwa byawe, duhamagare cyangwa twandikire kuri 0783996164 niyo nimero ushobora kwifashisha tugiye kuvugana ibyunguka cyangwa se bya business. Rugamba nanjye ngakirigita ku mafaranga yanyu. So abadukurikiye muri hakurya muri diaspora, namwe nabahaye ikaze, reka twinjire mu makuru yacu twe kuryongora dutinda cyane kuko turafite byinshi byo gukora kuri uyu umugoroba. Kugira ngo rero ntaza gutinda, nkubitanye rwose kwa kagoroba, nkubitanye n'itangazo rikomeye cyane. Ndimo ndabona abahungu hano rwose Alliance Fleuve Congo rimwe na training abasirikare bo ku rwego rwo hejuru. That's fine. Okay, merci mon frère. En fait, tous allez mercredi le 2 hein. Donc toi mercredi le 2 avril 2025 hein. Donc on va répondre sur la bourre, je fais ça pour l'amour patriotique, tout ça sont sur la Congolais. En fait on est temps pour le blog en demandant aux autres blog en marque, c'est vraiment vous avez attendre il faut analyser bon mususu imikino nayo yatangiye kugenda izamurwa buke. So anyway, reka tuwe turetse Lieutenant Colonel Wiringoma mbanze mbibwirira ikinzanye nuko nyine amakuru abari menshi mu karere. Reka dukubitane rero n'iri tangazo niryo rimaze gushyirwa hanze na Alliance Fleuve Congo M23 niryo rishyizwe hanze rero, ubwo niryo tugiye guheraho, hanyuma twinjire mu isesengura makuru ryacu kuko turaba dufite ingingo iremereye cyangwa se iremeye tugiye kwicarira uyu munsi. Rero ni itangazo ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa, ariko ndagerageza ndibasomere by the way nikiba kitanafinyoye, ariko ibirimo ndaza kubyumva turaza kubiganiraho. Ni itangazo ryanditse mu rurimi rw'igifaransa, hariho ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umutwe wa mbere uragira uti cabinet du gouverneur, le directeur de cabinet cyangwa se do cabinet, niko babyita mu Gifaransa, do cabinet. Reka dukomeze n'itangazo. Ni communiqué officiel numero 042 du 5 avril 2025. Il est porté cyangwa se ireporte, ngo ndaza kuri basomera uko rimeze babantu babahanga mu Gifaransa, turaza kugendana kugira ngo tugire icyo turi buze gukuramo. Riragira riti il est porté à la connaissance de toute la population de la ville Goma et ses environs que la reprise des activités bancaires à Goma sera effective de ce lundi 7 avril 2025. Et le lancement officiel sera fait par les coordinateurs de l'AFC M23 avec la CADECO, votre banque de famille. Ça c'est mon français. Mu gifata uko kimeze. Ni itangazo rero ryanditswe aka kanya turi kuvugana ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 2025. Alliance Fleuve Congo bashyiraho na kashe. Itangazo riri officiel, kandebe hasi arantu hatari kugaragara neza. Ndi kubona hasi yanditse ngo adresse ni Avenue du Lac, quartier Himbi, commune de Goma, RDC. C'est ça. Bon, ntekereza ko niba igifaransa kitari byefinyore soke, ntago nashaka ko tubitinda, ariko tugende kubiri muri iri tangazo. Biragaragara yuko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4
umwaka w'ibihumbi 2025 ibikorwa bya banke bifite aho bihuriye n'amabanke hano Goma biraba byongeye kulaninga, biraba byatangiye byasubiyemo, biri gukora, biri kugenda. Anyways, iri ni itangazo rikomeye, ni igitutsi Kinshasa. Ibi ni nko gufata akantu kakumuka jyo kubita kuri nyiramivumbi ku butegetsi bwa Tshisekedi na Tshisekedi n'aba bahungu n'aba bagore ba Therese Kayikwamba, Judith Suminwa, ba Patrick Muyaya, kubera ko hari ibintu bigera kuri bitatu tugiye kwinjira mu isesengura makuru ryacu kuri uyu mugoroba. Alliance Fleuve Congo M23 basohoye rino tangazo. Hari abantu ndi kubona batangiye konseka kubera igifaransa n'abasomeye mwihangane. Icyo nshaka kubabwira nuko kuri iyi ncuro nababwiye ngo Kivu birasa nkonge natangiye kubona yuko yabaye donc ikindi gihugu, sinzi nimvuga ko cyabaye nk'ikindi gihugu biri buze kumvikana. So ingingo eshatu tugiye kwinjiramo rero ni zingizi kugira ngo muze no kuntiza imbaraga n'ibitekerezo kugira ngo turebaho M23 iri kuganisha ibintu. Tout simplement reka mbonera nsubize baba bavyeyi bagiye banyandikira, hari wanyandikira ari South Africa, hari wanyandikira ari Belgique, hari wanyandikira ari hariya France. Shito wanje reka ngusuhuze, ntago ndajya mvuga amazina yanyu kubwo umutekano wanyu, wasanga mutana bikunda. Mwese mwaribazaga ngo Rugamba mujisho ryawe ry'isesengura makuru kuko urabona ko Alliance Fleuve Congo M23 bagiye kuvigoma. Twabihuzaga no kuba Therese Kayikwamba Wagner, umukuru wa diplomasi ya Kinshasa, yari amaze kuanonsa cyangwa guhamya neza ko M23 na Alliance Fleuve Congo niba vigoma aribwo tuzumva Sadek bazingu twangushye bagasubira iwabo mu bihugu baje baturukamo n'ibyakunda. Kugeza ubu rero Alliance Fleuve Congo M23 no bamaze gukonfirma yuko bari kuri kalibre yo gukora ikintu cyose bashatse ku butaka bwa Goma, batagendeye kuri MONUSCO ihari hashinze ibirindiro byaho niho biri, batagendeye kuri Sadek ihashinze ibirindiro no gwa izengurutse kano kanya bafashe igisivili no gwa afite imbunda, batagendeye kuri Kinshasa n'ibindi nk'ibyo byose. Anyway, tugendane rero duhere ku ngingo ya mbere. Ingingo eshatu turi buze kujyaho. Ubundi muri iri tangazo ntabwo turamenya currency bazakoresha, niba ari local currency cyangwa se niba M23 Alliance Fleuve Congo bagiye gucreatinga ifaranga ryabo. Reka twese dutega amaso turebe ku itariki ya 7 ifaranga bari buze gukoresha bazifatikanya cyangwa se bazaba bari kumwe na kino kigo bita Kadeko. Ni kiriya kigo gishinzwe kuzajya gikurikirana ibijyanye n'amafaranga n'ibindi nk'ibyo byose. Ikirimo gikomeye tugira ngo tuze kurebera hamwe, nta uramenya niba Alliance Fleuve Congo M23 barashyiraho ifaranga ryabo. Niba aramuka bashyizeho ifaranga ryabo ntihakoreshwe rino faranga risanzwe rikoresha ku butaka bwa Congo, kiraza kuba ari ikibazo gikomeye. Ni mushaka muze guhita mugira gutya mugire muti dore ngiki kindi gihugu kivutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mwabonye ko no muri Katanga bavuze yuko bashaka kwigenga. Mu ijambo rimwe, hari abantu benshi ku butaka bwa Congo babonye ko uburyo bwiza bwo kubaho ari ugutangira bagafata bakagira amayita federale, bakigirira amaleta yigenga yabo, afite abaperezida babo, afite abategetsi babo, ibintu byose bigendera kuri gahunda zabo, apana kugendera kuzamwe n'Etienne Tshisekedi. Bamaze kubona bose ko byabacanze. Ariko Tshisekedi ku bwanjye ntibize kwitwa gusuzugura. Mu bushobozi buke mfite ntabwo nshobora gusuzugura umukuru w'igihugu, ariko mujisho mbonesha ibyo akora n'ibyo n'uburyo savinga igihugu cye, mbona ko gutegeka Congo byamunaniye. Baturisombukuruje Rugamba tugendane gake. Impamvu muna go byamunaniye nuko buri kintu cyose agiye gukora ashaka ko ari abandi bakimukorera. Ninde urangarira umutekano mu burasirazuba bwa Congo n'umunyamerika? Ninde waza kuncungira akamagarikira witwa umwanzi ni Sadek? Ninde waza kuntabara ni umurundi? Uwo mugabo urambira ko gutegeka igihugu biri gushoboka possible? Reka dusubire inyuma turebe muri Afrika niye handi ibintu nkabiriya byigeze biba. N'ibihugu byagiye bamo za ku hirya no hino uraza gusanga bagerageza bagahanyanyaza bakagira imitwe yabyihebe igerageza kubangamira ubutegetsi, ariko bakagerageza igisirikari cyaho kigakora ibishoboka byose kikabirwanyiriza, n'abatabawe bagatabarwa na bene wabo b'Abanyafurika kandi nabwo bakeye. Tshisekedi rero ahamagaza umunyafurika, ahamagaza umuturanyi wo mu marembo, ahamagaza umuzungu, byanga azana umucancuro, ahamagaza amabanda tora araruje mu gihugu. Ntabwo uri buze kumbwira ko umugabo ugeri kuri kare buri gutegeka igihugu. Niko mbibona according to my opinion. Ntibize kugira uwo bibangamira rero. Hari ukuntu umuntu avuga bino bintu kavuga ngo urabona ngo nta mudiplomate ngo nge ntabwo nyina politike ngo jura nge sindi umunye politike sinkora politike. Rero kunsaba imvugo za diplomasi no kumbuza kuvuga ibyo mbona wawe ni gutumbwira ko Tshisekedi ari kuri karibu yo gutegeka Congo nta kintu na kimwe yikorera ku butegetsi bwe. Nge ntacyo ndabona kuva nakumvuriya mugabo ku butegetsi. Nibyo avuga baramuvuguruza cyangwa bigapfa bigapfira aho ngaho. Ingero zoroshye yavuze ko zarasa ku Rwanda, ubuse yarabikoze byaramunaniye. Nanjye kuvuga ngo ko atabikoze neza byaramunaniye. Kuko iyo dukoze isesengura makuru tubona yuko Tshisekedi kuba tararashe ku Rwanda suko atabishatse nuko byamunaniye nuko atabishoboye.
tujye tuvugisha ukuri wenda kuryana gutu ikibyimba buri utagikanze ntabwo gishiramo tugenda gake kuri iyi ngingo rero Alliance Fleuve Congo batubwiye yuko basohoye itangazo ry'uko ku itariki 7 twe u Rwanda twebwe turaba twinjiye mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda donc turaba twibuka ku nshuro ya 31 hari abantu mujye muvuga namwe kuvuga ngo turibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 no bavuga kwibuka ku nshuro ugenda nyiri uvuga inshuro tugezeho ugakurikiza ho ijambo nyine jenoside yakorewe abatutsi ndibuka ko ibyo bintu byagiye bivanga abantu mu minsi yashize gasanga uravuze ngo tugiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31 cyangwa ya 30 ni nkaho ushatse kuvuga ko iyo jenoside yakozwe kuri izo nshuro so rero tunahugurane ibintu bigiye bigenda neza tangiza ngo tugiye kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi nkuko twibutse ku nshuro ya 30 twibutse ku nshuro ya 29 gutyo so rero hari nabo nabonaga ariko mudashaka kubyishimira ngo se ngo yewe baretse kuyifungura kuri 7 ntimukajye mukonfonda ibintu aba ni abaturage b'abanyekongo bemerewe gukora ibintu igihe babishakiye bifatikanyije natwe mu gikorwa cyo kwibuka wenda bashobora kugira bati muri abaturanyi beza reka tubafashe tubajoininga ariko ntabwo ari itegeko hari umuntu nabonye wabikize muri comment kuri 7 bashobora gukina imipira hano Goma ku itariki 8 bashobora gukora imikino n'imyidagaduro bashobora gukora imiziki kiriya ni igihugu ntabwo ari mu Rwanda dear friend hari abantu namwe bwanyu nabonye mu konfonda ibintu none se muravuga ngo ku itariki 7 bakabaye babiretse hari ubwo koko namwe mwivanga ibintu mushaka kumvikanisha yuko ari u Rwanda ruri hariya dear friend nabonye ubwanya ari mwebwe hari minyamutara hari abantu nabonye kumbuga kandi n'umuntu ujijutse nakise ko ari umuntu ujijutse avuga ngo murumva ngo bagiye ngo kubikora ngo tugiye kwibuka hariya ni muri Kongo si mu Rwanda ndabeshye mwamfura mwe kwibuka ku nshuro kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda tubikora nk'abanyarwanda wenda n'inshuti z'u Rwanda nabwo zabyemeye nta tegeko tujya dushyira ku nshuti z'u Rwanda ngo nimuze twifatikanye niba rero ikindi gihugu runaka cyangwa se indi regio mu kindi gihugu bafite ibikorwa runaka sinumva ko mwaka bayi mutangira kubikonfonda so reka tugende negakiro kuri ingingo twari duhere ku kintu kigira giti Alliance Fleuve Congo bavuze yuko basohoye itangazo muri buriya buryo anyway barashyira hiriye faranga ntawo bizi kuko mu byo bavuga ifaranga bazakoresha hano ntabwo turarimenya sase de Alliance Fleuve Congo ya 23 hari umugabo twaganira arambwira ati ibintu byarangiye rugamba nubwo ibintu bitaraba annonce ngo tubone itangazo officiel Kivu igomba kuba igihugu kigenga ndavuga nti ibyo bintu ko bikomera UN izazisinye induru ntizizakomeza kuba induru atigenda gake niba umuntu afite igisirikari niba umuntu afite abaturage niba umuntu afite ibibuga by'indege niba umuntu afite inzira yo mu mazi niba umuntu afite banke igisirikari ibibuga by'indege inzira zo mu mazi ukagira abaturage ukagira na banke ifaranga ubuzima bugize igihugu bwose ubu bufite ubwo niho twavugaga ngo dutegereje kureba niba Alliance Fleuve Congo bari kuri karibu yo kuzana ifaranga ryabo ariko haba mbonye bavuga ngo barabyihutishije kamuni ntabwo babyihutishije Goma abaturage bakeneye kujya mu buzima busanzwe bagacuruza bakeneye kugira bankers zibafasha kubitsa no kubikuza kuko ni nabyo bikorwa bigiye gutangira kuraninga ku itariki 7 nizere ko igifaransa cyane naza kubabeshya wanda bakize muze kujyamo hasi mu dusemurira ibyo batubwiraga ariko niyo naba nta gisomye neza ndatekereza message irimo muyumva ariko ikigaragara ubu ni ubutumwa bugiye kongera kubwira Kinshasa ngo genda gace urimo uratuburira amahanga nawe wituburira Kinshasa iribeshya barateranye inama manwa nijoro buri gitondo hari inama umugabo witwa Patrick Muyaya we yabaye nk'imboga z'ibisusa zakubiswe n'umwuka w'inkono yayindi iri gutogota ishyushye yavuze vuge nabonye ryaragabanutse bazakomeza avuge ngo Rwanda mukomeze batake bo u Rwanda abagenda bari kwigendera amazi yazindutse yarenze yasohotse igihugu abandi mukiri gutaka ngo Rwanda ibi biragaragaza yuko rero uko tubona Alliance Fleuve Congo ya 23 twe tukamera nkaho wenda bari busy mu bindi bintu ariko bari active hari ikindi kintu rero mu isesengura makuru ryanjye nabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi bari Kinshasa bayibwira yuko bashaka gukora nayo ariko bagomba kugendera ku kantu kitwa umutekano Tshisekedi baramubaza bati ko buri muntu wese ushatse kuza umugabiza ikirombe nibishira bizagenda bite icya kabiri Tshisekedi wori gutanga ibirombe utagifiteho access reka tuganire kuri ingingo ni ya kabiri ya mbere twayivuyeho rero ya mbere dutegereje kureba niba Alliance Fleuve Congo bazazana bazazana ifaranga ryabo cyangwa se bazakomeza bagakoresha ifaranga risanzwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariho ikibazo gikomeye kubera impamvu banke zitakoraga muri Goma na Bukavu buri ibintu by'amabanke bigenzurwa na banke nkuru iri Kinshasa aha niho twatangiye tuvuga ngo haracyarimo agatego twebwe tutaramenya kuko nanjye currency iri nutangazo nkubitana naryo nagerageje kubaza amasoko yangiye kure ngo ndebe niba bari buze kuma makuru nta urayabimenya ariko niba shyira ifaranga ryabo risanzwe riri contrôlé par na banke nationale iri Kinshasa ntabwo ako kantu sinzi ubuhanga Alliance Fleuve Congo iri buze gukoresha kugira ngo ibintu bigende neza
ko nanjye ntabwo ndi kugakurura kuri iyi nshuro nibashyiraho ifaranga ryabo ho genda nababwiye ngo muhitemo karaba Kinshasa ubutegetsi bwa Tshisekedi na Therese Kayikwama na Judith bagomba guhita bakaraba bakagira bati mwabahungu mwe mwarakoze nimwitwarira ubutaka mu bukozi cyo mushaka amahoro ikaze ituze kuko mubishoboye ni mu bitanga tubyanatonaniye aho niho hasigaye mwagatego icya kabiri nakubwiraga ariho natangiye mbabwira ngo nimvuga ko Tshisekedi gutegeka Kongo bimurusha imbaraga ntimundakarire ngo mwumve ko nsuzuguye ndagendera ku mibare n'ibimenyetso nuko Tshisekedi mu byo ari kwishingikiriza kugeza ino nshuro abantu bose ari kubwira ngo come on welcome to our home dukorane leta zunze ubumwe za Amerika nayo yayiteza mu biye y'agaciro ariko uyu mugabo Bolos w'umucuruzi w'umunyamerika ni umuhanga cyane yirinze noneho kuvuga yo 23 cyangwa u Rwanda ravuga ati turabona tuzakurana ariko akomeza gutsimbarara ku ngingo y'umutekano none se uhamagaye abanyamerika ubabwira ko ugiye kubaha ibirombe byose hari ibirombe henshi muri Eastern DRC hari mu biganza bya M23 bari abantu rero bagiye gushaka gushora imari ku butaka bwa Kongo nabo they really know bari kubeshywa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nimo kukubwira ngo uzaze nguhe no hari cyo twita kwirarira mu nta mizinga Tshisekedi aracyahamagarira abantu bakangisha ibirombe kandi igice kinini cy'ibirombe ntabwo agifite Rubaya ntayifite na warikare twabonye ko izinere za Sarambwe zisubiriye inyuma ahitwa za Kisangani naho nuko umutungo kamere utsindagiyeyo hari amakuru ambwira yuko hari ukuntu abahungu bashimashima gutyo ugasanga ngo ushaka kuryamayo yaryamayo ibyo byose rero biraza kukwereka ngo ni Tshisekedi ugisigara icyo nge ndi kubona ariko that is my opinion not yours icyo mbona aracyasigara kuri cya kintu cya just seems like rumors uyu mugabo n'umugabo waranzwe na rumors by'igihe kinini aho yavuze ko azatera u Rwanda rwose abatarana mutora ngo tumenye niba ari we president aho yabwiye abanyekongo ko afite ubushobozi bwo kurasa Kigali atavuye Goma no kurasa muri santimetero Rubaya biramunanira aho yabwiye abantu yuko atazongera guhura na president Kagame just rumors the president of rumors talkative sinzongera guhura na president Kagame ibyo biramunanira barahura yavugaga ko bazahurira mu ijuru ejo bundi abantu bamuha inkwene neze muri Katari niho hariya Katari niho habaye ijuru ryawe ibyo nge nibyo nahereye mbabwira ngo ushobora kurakara nkubwiye kuriya mugabo nge mbona ko imbaraga abantu tuba dufite ubushobozi butandukanye ni nko gufata rugamba ugahita sikani ngo nyisunike nyamara we nshobora gusunika igare rikagenda ariko kunyikoreza sikani ngo nyisunike tsinuzereke nibyo bintu bakoreye Tshisekedi hari ibindi bintu nge mbona Tshisekedi bikomeye yabasha gukura bitari gutegeka Kongo leadership uko riti ntazo mubonana the indiscipline case ntazo okay nibize kwitwa gusuzugura nababwiye ngo tugendane gake ndi kwifashisha imibare n'ibimenyetso mwamfura mwe nta musuzugura nkamugirane ariko kubigaragarira n'udashaka kubibona gutegeka Kongo biri mu bintu bimurusha imbaraga nabahaye urugero rugamba wa migare nkarisunika ariko ntabwo nasunika Scania ibi nibyo rero mbona ku butegetsi bwa mwene Tshisekedi so aha rero abahungu bari gukomeza kugenda bamutsinda icy'umutwe bamukurana ibikorwa batatekerezaga yuko byakorwa ariho ndi kubona ko naba abanyamerika bakomeza bakajisha bakaza hari ariko icyo mbona bakeneye cyambere ni ukuza gukabuta amakuru yose ari ku butaka bwa Goma. They need to be there and then to see what's going on. And then after, they will decide what to do. Igihari rero niki. Mwabonye Deputy Honorable uriya Jackson Labion, first of all, when we yaragiye rivugira ati mu 23 iri kuri calibre yo gukora ibintu byose umutekano wifuza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu ijambo rimwe Amerika hari uburyo ibona yuko M23 iri priority more than Kinshasa. Sinzi ibintu ndi kubabwira niba muri kubyumva. Bivuze iki rero? Intumwa ya Trump iri buze kuza Kinshasa izenguruke muri buri nguni, izizenguruke na Goma kuko nta uri buze kuyikumira. Yongere yisubiriye muri Amerika. Ntabwo abanyamerika ari abasazi bo kuza kwahura imari yabo ku muntu babona udashoboye. Ntabwo abanyamerika ari abasazi bo kuza kubitsa ibintu umuntu babona utari kuri calibre yo kubibika ibyo byo mugomba guhita mubimenya ni ibintu byoroshye n'uruca abantu. Mukurikiye byavuzwe na Jackson we yarabyivugiye ati neza aba abanyekongo bari kuri calibre yo kugisirikari cyabo Kinshasa itakinyeganyiza icyo ni kimwe cya kabiri abasubirira magira ati abantu bo muri M23 ni abanyekongo itegeko tunareke nibi itegeko rya Conference de Berlin nibo bashyizwe hariya rirabibemerera sinzi impamvu ahubwo tutari twarahagurutse kera ngo tubafashe kubi wabo ntabwo ari abanyarwanda murabeshya hanyuma Tshisekedi surambwira ngo turavuga ko asiga aracyafite ububasha n'ubutungane ku butaka bwa Kongo ariko hari ibyo mbona ari gupromisinga abantu ariko adafite mu biganza it's just lying no gukomeza ku just kurasting ibintu nyine akomeze
kuko hari abamushyizeho donc nk'umubirigi watangiye gupfushiriza abana hano muri za Warikari buriya we ntacyo atakora ngo akomeze arambe hejuru ya Tshisekedi nta na kimwe gihari. So ubwo rero igisigaye ni ukuri buze kureba ibintu bibiri ndi kugira ngo mbahurize, ntago turamenya Alliance Fleuve Congo niba akoresha ifaranga ryabo igitego kiraba gitsinzwe nta wamenye ibyo bakoresha, wenda bakoresha dolari adono, niba akoresha ibya Kinshasa biraba bisigaye yuko bashaka izindi mbaraga zo kubasha kumonitoringa imikoresherezwe y'ifaranga, kuko banke nationali ntabwira bifitemo ukuboko, kuko sintekereza ko banke ya Kinshasa yakemera gukorana na Alliance Fleuve Congo 23 kuko barabafata nka enemy. Kinshasa niyo yatuma bibera hariya rero ho urumva ko haracyarimo akamekanizme, haracyarimo n'utuntu tugoye, turabitega amaso rero turebe aho byerekeza. Ariko M23 ikikoze no gukonfirma, no guca agasuzuguro, no gushyira akadomo ku byo twebwe twibazaga, ni no gusubiza bavugaga ngo M23 it's gonna live, igiye kuva Goma na Bukavu impossible mathématique. Ahangaho uyu ruca abana birarangiye, nukongera gufata kugaka n'ubutegetsi bwa Kinshasa completely. Niba ufite igisirikari, niba ufite abaturage, niba ufite infrastructure zirimo ikibuga cy'indege n'inzira zo mu mazi, ukaba ufite banke, ubuzima bw'igihugu buba bwarangiye, ni wowe uba usigaye ubu monitoring. Aya ni amakuru mashya agezweho mbazaniye kuri uyu mugoroba. Ntekereza ko rero ibingibi twese tugiye kubitega amaso ku itariki 7 nibwo bari kuvuga yuko ibingibi bagiye gutangira kubishyira mu ibikorwa by'amabanke birongera bisubukure, turebe uko bigiye kugenda rero. Kinshasa ibi byose irimo irabirebesha amaso, nta kintu wagitewe abasha kubikoraho. Kinshasa yarabanje ikora ibintu by'ubuswa byo kugigaba udutero twa hato na hato, itangira kwica abasivile, ibona ntago biri buze kurastinga. Mwabonye ko za Bukavu bari batangiye kugenda bica abasivile ahantu hahuriye abantu benshi, bakazana abantu bo guteramo ibisasu. Numva ngo Ndayishimiye yari afitemo n'ukuboko, zagoma bakagerageza kureba uburyo baza guca ruhinga inyuma ngo FDLR nguze kugenda ngo irase yo itere bibisasu. Ariko aba bantu nabo bazagira babone ko bagomba kujoininga abantu bazima. Sinzi niba muri kubona ibi bintu birashoboka, nge possibility ndi kubona nuko bazagiraho n'aba bantu donc Kinshasa yifashishaga ngo bajye gukora bino bikorwa byo guteruriza ahari Alliance Fleuve Congo M23 bamere nk'abakora ibikorwa by'iterabwoba. Ndi kubona ko Finaroma nabo bazagiraho babone yuko bagomba kujoininga amaboko mazima. Bivuze iki? Erega buriya nta muntu wifuza kuba ikihebe. Hari abantu bagiye babaye ikihebe because of under pressure. Hari abantu bagiye bakagira bati icyo twifuza ntabwo ari kuba ibyihebe, bagahitamo rero kuyoboka inzira nzima, donc bakareka iyo nzira yo kwiheba nyine bakazatangira kuyoboka Alliance Fleuve Congo M23. So ubwo rero reka tureba aho ibintu bigiye kwerekeza. Ubwo andi makuru yarakomeza kuba ku rubuga rwacu rwa Sound of Muhabura, mukomeze kuba bugufi, ibiganiro byacu rwose birabagiriraho ku gihe, nimuze kugira ibibazo. Mpagarike n'ubugingo nibyo mbifuriza, reka mbifuriza kugira umugoroba mwiza, mukomeze kuba kumwe natwe.